Yes, reka nanone mbifurize kugira igicamunsi kiza mwebwe mukomeje gukurikira amakuru yo kuri uyu muyoboro wacu wa Kivu Top News. Yes, byifashe bite nanone muri update tugarukanye kuri urugamba ruri kubera hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbanyure mu ncamake zuko urugamba rwifashe aka kanya ndetse n'udutendo tundi turi kugenda duhinduka hano kuri uru rugamba ruri kubera hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere Kinshasa byifashe bite uyu mudamu wa Kisekedi ariwe Nyakeru Denise ibyo amaze kuba yatangaza cyangwa se tumwa yoherereje Generali Sultani Makenga. Ibingibi byo none ibiki ndaje mbikubwire wowe ntukureho urushinge cyangwa se amatwi yawe akomeze kumva ibyo ngiye kukugezaho wumve ukuntu byifashe. Reka nanone nkubwire yuko ikibuga cy'indege ubu ngubu kiri hano za Karemi muri ibi bice bya Tanganyika kirimo gikontororwa n'ingabo z'u Burundi 5 ese byifashe bite kuki iki kibuga cy'indege kiri gukontororwa n'ingabo z'u Burundi bigenze bite? Reka nanone nkubwire yuko mu gisirikari cya FARDC, FDNB ndetse na za Wazalendo harimo urwikekwe rwinshi cyane, akavuyo kabaye kenshi cyane, bamwe batangiye kwirukanwa. Ese bari kwirukanwa kuzihe mpamvu? Cyaba ari igisubizo kiza kuri M23. Agace ka Makobora M23 yibere aho ngaho irimo irareba ibiri kubera hariya muri Makobora, yibere ku misozi irimo yumva urusaku cyangwa se imbunda zirimo zicuranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ese byifashe bite ko amasasu abaye menshi cyane? Byose ndaje mbikunyuramo, stay tuned. Yes, nanone tudatinze nkuko nari maze kubikubwira, ariko reka mbanze nkwisabire aka kantu kamwe. Burya akantu ka subscribe nako karakora ni ingenzi cyane, nta n'imbaraga gatwara cyane. Buriya urebye munsi ugahita ko ukoraho ugakora kuri ako kantu kanditseho subscribe, aba ari ibintu byiza cyane. Kabisa ni ibintu byiza cyane, aba ari n'inkunga ikomeye cyane. Reka rero twanzike mu ncamake turambura gake gake mu minota mike cyane, niyo ngusabye kugira ngo wumve uko byifashe ahangaha. Rero reka tubanze duhere ahangaha kuri uyu mugore Denise Nyakeru. Uyu nguyu akaba ari umugore wa Antoine Félix Kisekedi. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 ubwo hari kuba inama yabegereye Antoine Félix Kisekedi, abasirikari bamwe bagiye bakomeye ndetse n'abajyanama mu bya gisirikari, ubwo bari barimo bareba ku kibazo cy'umutekano wabo ndetse n'uburyo bahashya M23 ndetse n'icyo bakora kugira ngo M23 ise naho icururuka cyangwa se icike intege. Nibwo rero baje gufata umwanzuro uko bagomba guhera kuri Generali Sultani Makenga. Uyu mugore rero mu ijambo ryiwe yavuze ubwo bari barimo barebera hamwe icyakorwa, nibwo yaje kugezamo hagati aravuga ati njyewe buriya nzi intege nkeya z'umugabo. Ati ahari intege nkeya z'umugabo ndahazi. Nibwo rero iryo jambo ryagiye rikwirakwira baryohereza, ndetse uyu mugabo Sultani Makenga nawe yarumvishije iki kiganiro kuko bari bamaze kubona yuko nta kindi bakora. Rero kuri iki gihe byifashe bite aka kanya? Rero tugendeye kuri iryo jambo, hari abakobwa beza cyane bari kwisuka ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma uri kuzamo abakobwa beza cyane batunguranye, ariko bakaza bagaragara nkaho bafite amafaranga afatika cyane, ndetse bazanywe no gushora imari ihagije ku rwego ruri hejuru mu byerekeranye n'amabuye y'agaciro, ndetse no gushora imari mu byerekeranye n'ibikoresho bya elegitoronike. Abangaba nta mugabo n'umwe wabasangamo, ni abakobwa b'ikimero beza cyane, wa wundi uhagarara hariya ukavuga ati Imana ishobora byose, hano waremye igitangaza. Aba bakobwa rero bakaba bari kugaragara bambaye utumini, utuntu tukurura abagabo cyane. Ahangaha rero target yabo nta kindi, ni abayobozi bakuru, ariko icy'ingenzi kibaraje inshinga ni ukugira ngo
barebe yuko bagera kuri Generali Sultani Makenga nk'uko uyu mugore yabivuze ngo intege nke z'umugabo arazizi aho ziva zikagera. Ibi rero bikaba ari byo bashingiyeho bavuga yuko aba bakobwa bari kuza ariyo target bafite, bitewe n'uko n'ubundi bamwe muri bo bagiye bafatwa, bagiye n'ubundi babajyana muri za nzu batangiramo amakuru y'ibyabazanye. Ahangaha rero bamwe bakaba baragiye baraburiza bagenzi babo. Reka dusimbuke cyane twihuse nanone twerekeze ahangaha mu kavuyo kari kubera hano mu gisirikari cya FRDC ndetse na FDNB na Wazalendo n'abacancuro n'abafatanyabikorwa babo bose. Byifashe bite rero? Impamvu aka kavuyo kose kari guterwa nuko abasirikari bamwe na bamwe bagiye bari hafi cyangwa se bategura za operasiyo, ndetse n'abashinzwe iby'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga n'abashinzwe kuyobora abandi basirikari ku rugamba, bamwe bari muri izo nshingano bagiye birukanwa bakavanwa mu nshingano, bamwe bakaba bafunzwe, abandi ndetse nabo bakaba bari aho ngaho bahindutse nk'abasivile. Biraterwa n'iki? Biraterwa n'uko ngo bari kubona ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko ngo M23 yamaze kubinjirira, ikaba iri kubakoresha bakashora bagenzi babo mu mutego wo guca ijosi bagenzi babo. M23 ariyo ibikoze. Ibi rero bikaba byahereweho birukana aba basirikari bamwe bagiye bakomeye. Reka nanone duhite ko twerekeza ahangaha muri ino misozi igiye ikikije aka gace ka Makobora, aho M23 ifite ibirindiro. Iyi M23 rwose ndakubwiza ukuri ko imbunda zabo bameze nk'abazishyize ku rutugu cyangwa se nk'abazirambitse hasi, ndetse bamwe na bamwe bishoboke ko kuba bari kuzifata ariko kanya babonye ko kuzikorera amasuku bakazigira neza, kuko babona yuko ahubwo ibyo bari kwitega kuba bakora hari abagenzi babo bari kubibarangiriza. Nta kindi rero ni urusaku rw'amasasu ruri kumvikana ahangaha muri Makobora guhera mu gitondo ndetse kugeza na n'ubu ngubu uri kumva aya makuru. Biri kuvugwa yuko bishobora kugeza na nimugoroba noneho byongeye kuba byakomera, kuko Wazalendo zafashe hasi hejuru ziri gukozanyaho na FRDC ndetse na FDNB. Ibi ngibi rero biraterwa n'iki? Wazalendo ziri kubona ibintu biri gukorerwa aba bacancuro bari kuza ahangaha ndetse n'iki gisirikari cya Tanzania, bakareba uburyo ki bari gufatwamo bo ntibafatwe neza nk'abandi bose, kandi nyamaze nta kintu babarushije ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi aribo bajya imbere bakabanza kuba bamenya aho uwo bahanganye aherereye. Ariko wareba ku bijyanye n'amikoro ndetse kurya kuryama, agafaranga, ugasanga Wazalendo yo reka nta n'ikintu, nta no kwibuka n'izina ryabo bari kwibuka, ahubwo icyo bari kubabwira ati mwebwe mukomeze mugire kuraje ku rugamba. Ibi rero biri guterwa nuko za Wazalendo ziri kwinjira mu mazu yabo muri zino nkambi. Ni inkambi, aya mazu baba bacumbitsemo, zino nzu bubaka abasirikari bakazibamo ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse n'indake zabo bakinjiramo bakajya kwiba ibikoresho, ndetse bakiba n'ibiryo n'amafaranga yabo baba bitwaje ku rugamba, byose bakabyiba. Ibi rero abafashwe bikarangira bose batangiye gusubiranamo, ugasanga rero amasasu atangiye gufunguka. Mw'ubwo buryo nirwo rusaku ruri kwabera M23 yibereye aho mu misozi, bari kugenda bagabanya akazi ku ruhande rwa M23. Aka kanya mu minota ishize mike cyane, CH4 cyangwa se CH4 ni drone yo muri ubwo bwoko imaze kuba yashanyagurizwa hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika. Iyi drone kugira ngo irasirwe hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika, ikibiteye n'iki? Iyi drone yaje kare guhera mu masaha ya saa 3 saa 4 gutyo saa 5, igenda igaruka mu birindiro bya M23 aho iherereye muri ibi bice hano bya Makobora, aho M23 iri, ikomeza igenda ikora utuntu twayo two gufotora no kugenda irasa ibisasu hamwe na hamwe, aho ibona yuko M23 ifite imbaraga. Iyi drone ikaba yari iri gukontororerwa
mu gihugu cy'u Burundi. Iyi drone rero yari iri kugomeza itesha umutwe M23. M23 rero yari iri kubura uburyo ki bwose yirasa bitewe n'uko yabonaga yuko igice cyose yayirasiramo byaza guteza ibibazo ku baturage ndetse n'abandi bantu bari gukorera imirimo yabo aho ngaho iyo drone baba bayifatiye igipimo. Nibwo rero M23 mu masaha make ashize rwose imaze kubona igipimo cya nyayo, ubwo iyi drone yari iri kugerageza kwambuka n'ubundi isubirayo, nimba yari igiye gucaginga iby'umuriro wari uyishiranye ntago mbizi, ariko niko byagenze kuko byasaga naho iri kongera gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Rero bayipimiye hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika iyi drone birangira bayisandaguje. Nanone kandi reka twerekeze ahangaha. Ahangaha navuga yuko Tshisekedi yamaze kuba yacanga indi karita. Amakuru atugeraho aka kanya, Tshisekedi abonye ubundi buryo bwo kuba yacanga ikarita. Ni buryo ki? N'ubundi n'ubusanzwe bumenyerewe, kuko amakuru yongeye kugera hanze nuko Tshisekedi ari kuvuga yuko ashaka gushuka M23 akayizeza ibyo atazigera ayikorera. Atazigera ayikorera mu buhe buryo? Ni mu buryo n'ubundi busanzwe bw'ibiganiro bwo kuvuga yuko ahagaritse intambara ndetse atanze agahenge ko nta kintu na kimwe cyerekeranye n'igikorwa cya gisirikari cyangwa se umuriro uwo ari wo wose cyangwa se gutera uko ariko kose cyangwa se ibindi bikorwa byose bya gisirikari bigamije gushotorana ku ruhande urwo ari rwo rwose agomba kongera gushyigikira cyangwa se kwemera ko byakongera kubaho. Bityo rero ngo M23 ikaba yaza kugwa muri uwo mutego wo kwizera yuko Tshisekedi noneho yaba avuye ku izima. Ariko si ibyo gusa, kuko n'aba bagabo nabo ntago nizera yuko aba bagabo bagomba kubyemera gutyo gusa. Reka tuze kugomeza tureba uko izi update zo kuri aya makuru biri buze kuza kugenda, natwe turaba habereye neza 5/5. Reka nkubwire nanone dusoreza kuri aya makuru. Mu gace ka Puezero igice kimwe kiri kubarizwamo, ni agace kamwe kitwa Puezero, kitwa gutyo, kari kubarizwamo ingabo za FDNB, akandi nako kabarizwamo Wazalendo, akandi nako kabarizwamo M23, akandi nako kabarizwamo aba Batanzania baje ahangaha gutanga umusada ku gihugu cya Kongo. Ibi bintu biraza gucuriki, aba bantu bisa naho bari mu kibuga kimwe, ariko nta muntu uri gushotora undi cyangwa se hakorwe ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Reka nkubwire ikintu kidasanzwe muri aba basirikari baba baramaze kuza baturutse mu gihugu cya Tanzania. Aba basirikari baje, biri kuvugwa yuko ngo hajemo n'abakoresha amarozi ku rugamba. Uru rugamba mu gihe M23 biraba byeruye neza ku mugaragaro, apana ibitero shuma, turabonamo n'abarozi bari ku rugamba bakoresha ya marozi yabo, bagera gute bashumura, reka sinakubwira. Nimba bari bakubita amasasu ntabinjire, ibi byose turaza kuza kubimenya. Iyi nkuru nibwo igisohoka y'abarozi baturutse Tanzania nabo baje kwifashishwa ku rugamba. Dore ko Abatanzania nkunda kumva bavuga yuko ngo bagira ibintu by'amarozi ngo nabo barebaho ngo ivumbi rigatumuka. Ntawamenya, reka tuze kureba eske koko aya marozi araza gukora. Ese nicyo gisubizo babonye kiri buze kuza koroshya urugamba ku ruhande rwabo? Reka tubitege amaso. Nge mwumvaga yari Fisi. Ciao ciao, reka mbifurize kunogerwa na gahunda murimo.